barari intambara ibihuha ari ibihuha ariko umva uko Uwiteka yirahiriye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu Imana ivugiye kuri aka kanya kuri itariki ni ukuri ko Imana izabisuka ubwoko ubwire nyakubahwa ngo ni ukuri. Uyu mwami wa Shuri Imana yo mu ijuru igize gute iramucyashye kandi Imana yo mu ijuru imugezeho. Iravuze ngo inzira yamuzanye niyigiye iyo SMS kugira ngo wumve nanjye numve turebe icyo gukora dushimira Imana yo yaturinze. Imana yaturinze ibitero bya simusiga byari bigeze hafi muri bine. Ngiye kubona mbona ndi muri stade nini cyane. Nabonaga stade ingana nira yo ku Mahoro ariko mbona ari ikibaya nyine cya stade kinini. Nagiye kubona mbona leta ebyiri. Leta ya Kongo ihagarariwe na perezida wayo na leta yacu y'u Rwanda ihagarariwe na nyakubahwa muzibwira ngo ushobora kurambika intwaro hasi. Kisegedi mbona asa n'umuntu uhonzemo, mbona asa n'uhonzemo nyine asa n'ucitse intege. Wa mugabo akimara kuvuga aragaruka mbona hahise hajya uwundi muhanuzi wa kabiri arakomeye. Nagiye kubona mbona iyo nkweto Kisategi ahise azamura ukuboko yake ahita azamura ukuboko kwe kw'iburyo agera gutya. Ijwi ry'Imana namwe ngo genda umuzane ziriya nkweto. Ndabaza ntese niza ngo Imana yo mu ijuru imushubije agaciro yambuwe. Icya kabiri rambwira ngo Imana irambwira ngo wongere umubwire ngo nongeye kumusubiza kuyobora East Africa. Hayara wirebo kiresti ya mambo. Imana yongera kumbwirira mu gihe cyari gishize hari gutambuka ibintu bidasanzwe ku mashusho media hatambuka ibihuha amagambo Imana yavuze nabonye bimeze gutya. Aya niyo magambo Uwiteka avuganye n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ni ukuri ndasaba kugira ngo umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi wese aho araherereye uryame musinzire. Icyo musabwe gusa ni ukuri ibyo gukiranuka. Haleluya. Mugakora ibyo gukiranuka. Umwanzi wawe niba agize gute agukoshereje wimwitura inabi. Ibintu byari byoroshye. Inama zari zateranye, misiyo zari zihari zifatika. Ariko ijuru ryahagaze nk'Imana, Imana iturinda kubw'izina ryayo. Haleluya. Hari igihe nabonaga nta nzira nimwe dufite. Hari igihe nabonaga nta gihugu na kimwe dufite mu buhungiro. Hari igihe Imana mpishuriye mbona nta hantu na hamwe dufite ho gutambuka. Mbona bikomeye. Ariko turasenga ndasenga mbwira Imana ntiwiteka byashoboka gute. Imana irambwira ngo mwana wanjye nta maraso azongera kumeneka muri iki gihugu cy'u Rwanda ni kuwiteka avuze. Ntabwo njye mbasha kuza nigiye kurangiza iki kibazo cyacu hagati yacu n'abaturanyi. Haleluya. Nta mbaraga z'umwana w'umuntu zizahakora. Mushumba nta rusasu ruzavuga ngo ruzarangiza ibibazo. Nta nama z'abana b'abantu kuko zarakozwe birananga. Imana yambwiye ngo y'ubwayo niyigize gute niyo yihagurukiye. Ngusuza kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. Udukunda kandi ukurikira ibiganiro byacu byose bica ku Musaraba TV hamwe n'Ibyizerwa TV. Mwese umugisha w'Imana wawe namwe kandi ineza y'Imana ibamo ndetse n'abanyu bose. Hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye murimo mu ntasi zitandukanye ku migabane itandukanye mukamwumva ururimi ndi kuvuga. Mwese ndabasuhuje kandi ndabayambiriye mu izina ry'Imana Data Umwana n'Umwuka Wera. Nimugubwe neza rero kandi Imana yishimire, Imana yagirire neza, Imana ibasubize ibyanyu byose byaribonekaga ngo mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha udasanzwe wo kubonana n'umubyeyi w'Imana Clarisse. Muraho neza? Muraho cyane. Amakuru ni meza ndashima Imana. Twishimiye kubana nawe Clarisse. Nanjye nishimiye kubana namwe haraciye igihe ariko ndashima Imana ko yongeye kumbashisha. Abantu bajyaga tubaza ati se Clarisse yaraguye tutakimubona byagenze bite? Ntabwo ndi muri uwo mubare w'abagwa ahubwo ndakomeje. Rero ziba ari inshingano zigiye zitandukanye umuntu yagiye yakiriye. Ariko ndashima Imana ko mba ndi mu murimo n'ubundi w'Imana. Yego. Gusa kenshi kubona kuri kamera ntabwo bigikunda cyane ariko ndaboneka. Yego. Umeze neza ariko? Ndashima Imana, turashima Imana, tumeze neza. Imana yatakomeje akazi ko kubana natwe no kuturinda. Ubugingo ni buzima? Nibwo bw'ingenzi. Umubiri ushobora kurwara ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko ubugingo ari buzima. Munashima Imana. Ubugingo bwanjye ni buzima, ndabishimira Imana.
reka tugusabe kandi usuhuze n'abera baduteze amatwi muri kano kanya, harimo n'abagukumbuye cyane, harimo n'abagiye kukubona ari ubwa mbere, basuhuza abantu bose baduteze amatwi. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndi Clarisse kandi bakunzi b'Umusaraba TV, nari maze igihe se cyangwa kitari gitoya, ariko nanone ndashima Imana ko ngarutse rero. Ndi Clarisse, mama Daniela, ndashima Imana ko Imana yongeye kumbashira kuboneka imbere y'ikamera, kandi ni ukuri nari mbakumbuye. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabane namwe. Yego. Ku batanzi ari ubwa mbere bambonye kuri kamera, cyangwa se ari ubwa mbere bari bubone iki kiganiro, amazina nitwa Kubwimana Clarisse, ndi umubyeyi ushima Imana yagiriye neza, Imana iduhana umugisha. Uwiteka abaho umugisha rero. Yes, habwa umugisha rero n'Imana, kandi Imana ikugiriye neza. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi, twari dukukumbuye ndetse na benshi bagukumbuye cyane cyane ko bamwe bagiye batuza ati se makuru ya Clarisse mwambazaga yaje ngo turi kumwe, noneho dushimye Imana ko yamurize natwe ikaturinda, twaba twongeye guhura tugishwe n'ibyaha. Imana yabwe icyubahiro. Imana ibaho umugisha rero. Amakuru ni menshi agiye atandukanye. Ubona ko no mu buzima busanzwe amakuru yiriwe uyu munsi so yerirwe ejo bigenda bitandukana. Ubwo rero amakuru y'ijuru yo ahora ari ijambo nyamukuru so cyangwa topiki yayo ni ukuhinduka kw'abantu bakava mu byangwa n'amaso y'Imana bagakomeza. Nicyo kintu kiba gihatse andi makuru yose. Andi makuru rero nayo aba ari imvange, hari ugutabarwa n'Imana, hari ukugirirwa neza n'Imana, hari amahoro, mbese bigiye bitandukanye. Ariko igihatse ibindi byose, cyangwa se navuga nyamukuru muri byose, ni uko tugomba kwezwa uko bwije n'uko bukeye. Tumaze iminsi turi mu minsi amakuru ariho cyane, ari amakuru y'intambara ya Iran na Amerika bicika nyine n'umuhora wa Hormuz. Abantu ntabwo twari tuwuzi, ariko abantu batera umuhora wa Hormuz bafunze, none ibiciro byazamutse ku masoko, ibiciro bya peteroli na mazutu na esanse byabaye hatari. Niyo makuru yarashyushye. Yego. Ariko ayo ni amakuru muri rusange. Ese mwagiye mubyumva, muri abakozi b'Imana, bimwe mu nshingano zanyu ni ukumva nk'ayo makuru mukavuga ati se Mana dukora iki, Mana hakorwa iki, dusenge gute? Wafashe umwanya wo kubisengera kugira ngo Imana ice inkoni z'abantu n'ibiciro bimanuke? Imana iguha umugisha. Iby'imihora Hormuz tubyumva gutyo, ni ibintu natwe twumvise nyine, ni ibintu biri kugenda bicicikana, byatumye induru zivuga, bituma abantu benshi barwara ihahamuka n'ihungabana rya esanse n'ibiciro, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nta kintu umuntu wavuganye n'Imana cyangwa umuntu wasenze Imana, ibyo bya Hormuz uramuhora ntabwo n'ubundi wabaho utabaho abavuganye n'Imana cyangwa se abo Imana izabagirira neza. Rero icyo gusengera cyo kirahari kandi ni byinshi. Urabona ko iyi minsi ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, hariho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ibihugu bimwe na bimwe, n'ubundi ikintu cyose cyazanye ibi ngibi ni Satani. Izi nzangano zahagurutse kudahuza n'ibindi ntambara zigiye zitandukanye, ni igihe cy'umwijima cyo gukora kwa Satani. Abantu ntacyo bagombaga gupfa, ariko kuko ari cyo gihe nyine kigeze cy'iminsi ya nyuma, ni uko byagenze, ariko abazi Imana yo bazakomera. Amen. Imana ishimwe rero. Abantu iyo babonanye bakumburanye badaherukana, bumva bagana utuntu twinshi cyane, tugaca hariya tukagaruka hariya, ugasanga ikiganiro tugikoze muri buno buryo kandi no mu ivugabutumwa. Isengera Imana tuyikomereze. Imana ibaha umugisha, nabyo biba bikenewe. Reka dusenge Imana kugira ngo dushyire imbere y'Imana iyi mitima cyangwa se ubu bwoko bw'Imana bugiye gutega amatwi iki kiganiro. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu, uko ari kera n'isa niko ukiri, ni ko uzahoraho iteka. Nta gacu kajya gahinduka kugaragaraho ijambo Uwiteka wivugiye ubwawe uraririnda, ukarindana n'uwesezeranye ukarisohoza mu gihe gikwiriye. Ndagushimiye rero ko warinze ijambo wavuganye n'ubwoko bwawe, ndagushimiye ko warinze ijambo wavuganye n'iki gihugu cy'u Rwanda, ndagushimiye ko warinze isezerano wasezeranyije n'abakwiringira n'abakwizera, na n'isaha ukaba ukiriranye nabo ukabagejeje amasaha n'uhebwa icyubahiro. Rawi Jesus, ndagushimiye ko unyemerera aka kanya nkamuritse imbere y'imbaga y'ubwoko bwawe. Ndagushimiye Data twese ko atari igihe habonetse hagaragaye Imana ikorera muri iki. Ndagushimiye ko ugiye kujya kubera mikoro ukirangururira. Ndagushimiye Data twese ko ari wowe ugiye kwivugira. Mwami wanjye rero ngo hamagaye nk'Imana yanjye kugira ngo ubane natwe. Delegation y'ijuru yose ize ibane natwe. Ubwami bw'Imana butugote, ntabe ari njye na nepa, hagaragara Imana yacu bwite.
Rabi tuguhamagaye kugira ngo uzuyobore iki kiganiro, mwami Yesu utangirane natwe usozanye natwe, tukiza mbere kugira ngo uzubane natwe aka kanya, kandi Rabi kigire sire utugotesha imbaraga zawe, duhe ubwenge buturuka ahera hahera, ntihaboneke rwose umuntu wese aboneke wowe Imana ikorera mu bantu. Ndagushimiye kuko uri Imana iri kumwe natwe, rero tangira natwe usozanye natwe, ni mu izina rya Data twese musabye mbyize urakoze Yesu, amen. nashimye. Amen. Ya Imana ibaho umugisha. Reka tuguhe umwanya tugezeho n'ubutumwa Imana yabwaye, niba ngo tongera tuganire, ariko tubwire ubutumwa. Ndabizi neza ko ufite ubutumwa cyane cyane ko ushobora kufite nk'urusekero runini cyane. Yego. Urakintu duhaho aho turagarukira, urongera utumanyureho ubutaha. Ya Imana ibaho umugisha. Ubutumwa mfite ntabwo nje kubwiriza, ariko usibye ko nabyo byari ngombwa, ariko ni ubutumwa nzanye, ubutumwa Imana yampaye burebana n'ubwoko bwayo, burebana n'abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi cyangwa se ubwoko bw'Imana. Rero ni ubutumwa nzanye nahawe n'Imana, nabonye nta buceceka cyangwa se ngo mbwicarane. Imana irambwira ngo nuhaguruke ugende utarangurure cyangwa se utangaze itangazo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Rero ubutumwa nazanye ni ubutumwa burebana n'amakimbirane ari hagati yacu mu bihugu byombi, ari leta ya Kongo na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo makuru nazanye. Ayo makuru rero abanzirizwa n'ijambo rya nyir'ijambo. Ijambo Imana yampaye riboneka mu Bami ba kabiri ibice byaho 19. Reka tubanze mbasomere iri jambo Imana yampaye kugira ngo mbashe gutambutsa message yayo nk'uko yabimpaye. Ndabizi neza ko Uwiteka ari kumwe natwe. Nababwiye ko nje gutambutsa message, nje gutanga ubutumwa, ariko n'ubundi n'izindi serivisi zose ndazikora, ariko uyu munsi naje gutambutsa ubutumwa Imana yampaye. Naje mu bidasanzwe, mba nibwomwe byinshi, ariko nabuze ngo reka mpaguruke numvire Data, kuko niwe mbeshaho cyangwa se niwe unyoboye. Imana ibaho umugisha. Reka dusomere ijambo, amagambo Imana yampaye. Aya magambo Imana yampaye mu gitondo cy'umuseso cya saa 11:15, ubwo nari maze gusenga saa 8. Hari ibyo nari ndimo gusengera, nsengera igihugu, nsengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nsengera ibihugu duturanye by'inshuti zacu muri rusange, East Africa yose, nsengera isi yose muri rusange. Imana rero impaye amagambo yampaye nijoro ndyamye. Aya magambo rero maze kuyahabwa, nza guhasaba Imana gusobanura bw'amagambo n'icyo ashatse kuvuga. Ubwo rero Imana ihita impereza ubusobanuro bw'amagambo n'icyo ashatse gusobanura. Imana ibaho umugisha. Rero reka tubanze tuyasome mu izina rya Yesu. Abami ba kabiri ibice bya 19, turahera ku murongo wa 6. Mutwe w'amagambo aravuga ngo gusenga kwa Hezekiya. Imana yacu niduhana umugisha. 6 aravuga ngo 6 aravuze ngo Yesaya aramubwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Shuri bantuka. Nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo Imana yacu nidutabare nzamusubiza mu gihugu, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Uko ni Uwiteka yavuze. Turasimbuka tugere ku murongo waho. Turasimbuka tujye ku murongo waho wa 32. Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Shuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa. Haleluya. Kandi ntazaharasira n'umwambi we, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye, kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo. Ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa nywukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana yacu ntabwo cyubara amagambo nayahawe mu gitondo cy'umuseso, kuko ngewe murumva ko tumaze iminsi tuvugisha ukuri. Leta yacu na leta ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu duturanye harimo umwuka mubi ndetse bikomeye cyane. Tuzi neza rero ko ibi bihugu byose nta kibazo, n'abaturanyi nta kibazo twe dufitanye. Bivuze ngo rero ariko hari nyirabayazana se cyangwa hari kabitere. Hari uwazanagamo urukungu cyangwa se araza azamura umuzi usharira, bituma bigera ku rugero
tutakigize gute, tutakigenderana cyangwa se tutakifitanye umubano uko twe dufitanye umubano mbere. Rero ngewe rero hari ukuntu njya nsenga kwanjye, Imana ati ndutabare. Haleluya. Naje ntuje kubw'ibi bintu kugira ngo namwe umubyumve kandi namwe mujye musengera igihugu cyacu. Ufite amasezerano Imana yaguhereye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ufite amasezerano Imana yaguhereye mu gihugu cya Kongo, ufite amasezerano, buri muntu wese ahari afite amasezerano Imana yagiye imuhera amasezerano, yego. Nose amasezerano yanjye ntabwo azajya gusorera muri Kenya cyangwa se Uganda cyangwa se muri Amerika. Amasezerano yanjye Imana yampaye agomba gusorera mu gihugu cyanjye cyambyaye. Hayarabwire bokiresi y'amando, kubera yuko ariho Imana yansezeranije umugisha. Ntabwo Imana yambwiye ngo uzagenda, hari ukugenda ariko nkazagaruka. Niyo mpamvu nkubwira rero ngo ujye ube maso, usengere igihugu cyawe, ube maso, kuko ntuyegere ba ntibindeba. Hari abantu benshi bawumva bitabareba, ukumva nk'umukozi w'Imana, Imana yamuhishuriye ibintu bikomeye birebana n'igihugu cyacu cyangwa se birebana n'ibihugu duturanye, ugasanga babigize indirimbo, ugasanga n'abantu babyishimiye. I know, ahubwo uhita ukora iki? Uhita ukubita hasi ivi ugasenga ukabwira Imana ngo biragatsindwa. Uyu mwanzi watubibyemo urukungu, uyu mwanzi waje kubiba nijoro tutabimenye, akaza akabiba akagenda agasigara turyanishije, ujye ukubitira kure. Ntimugashimishwe no kumva ibyo Satani agambiriye ku buzima bw'igihugu cyacu ngo mubishyiremo imbaraga. Imana idufiteho umugambi Abanyarwanda. Haleluya. Ni ukuri Imana idufiteho umugambi, kandi iki gihugu twakiboneyemo Imana ishobora byose, n'ubundi turacyabonamo iki? Imana. Ndabizi ko n'Abanyarwanda bari hanze y'igihugu cyacu, abari muri za Amerika, mu migabane yose igiye itandukanye, abari muri Amerika, amasezerano mwahagurukanye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni amasezerano Imana yabasezeranije muri iki gihugu. Haleluya. Iravuga ati bana banye nzabana namwe. Ni ukuvuga ngo rero cyane ni igihugu Imana ifiteho umugambi uko byasa kose. Rero Imana yampaye amagambo, ubusobanuro yampereye muri iri jambo ryayo ni uburebana n'igihugu cyacu ndetse na leta ya Kongo. Haleluya. Imana yagiye inyereka amayerekwa menshi cyane yagambiriwe kuri iki gihugu, ariko turashimira Imana yehereho mu ijuru ko yatubambiye amahema. Haleluya. Imana yatubambiye amahema, itubambira amahema, itubambira iki? Amahema. Ndi muri ba bagore bajya bafata icyemezo, ndi muri abakozi b'Imana bajya bafata icyemezo, nkafata ibihe byo gusengera igihugu cyacu, nkafata ibihe byo gusengera igihugu cya Kongo, nkasengera u Burundi, ndetse ibihugu byose duhana imbibi ndabisengera, mbisabira amahoro ndetse no gutuza, kuko abanyamahanga baraje batubamo urukungu barigendera, basigara babaryanishije kandi bitari ngombwa. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero nzanye iyo SMS kugira ngo wumve nanjye numve, turebe icyo gukora, dushimira Imana yo yaturinze. Imana yaturinze ibitero bya simusiga byari bigeze hafi muri 4, kuko byaragambiriwe, ariko Imana iravuga ngo nukuri nkinza akaboko. Haleluya. Imitima yabo yari yamaze gufata icyemezo, kuko njye nabonaga arimo babara amasaha ngo gutya ku ntoki bavuga ngo turekure, aho ndababwiye ngo nimwe muretse. Ndashimira Yera yo mu gihugu cyo mu ijuru yatubambyeho amahema. Amen. Hayarabwire bokiresi y'amando. Kandi ni ukuri n'abaturanyi bagiye bagira ibyago, nimukomere, ni uko umwanzi yabishatse, ariko mu ijuru dufite iki? Dufite Imana. Haleluya. Aya magambo rero Imana yayampaye, imaze kuyampa ndongera nduza ndasenga. Hari abantu Imana yereka ibintu cyangwa se ihishurira ibintu, ugasanga ntabajije Imana mbese mbivuge, ni ibyo kuvuga cyangwa se nibyo gusengera. Yego, hari ukuntu Imana nayibajije irambwira ngo haguruka ugiye kugira gute, ugiye kubivuga, ugiye gutangaza aya makuru, kuko ari amakuru amaze iminsi atangazwa, ugiye guhumuriza imitima y'abantu, ubabwire yuko nkibafiteho iki? Umugambi. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Rero nasenze, maze gusenga ngiye kubona mbona ndi muri stade nini cyane. Nabonaga stade ingana n'ira yo ku Mahoro, ariko mbona ari ikibaya nyine cya stade kinini. Nagiye kubona mbona leta ebyiri, leta ya Kongo ihagarariwe na perezida wayo, na leta yacu y'u Rwanda ihagarariwe na nyakubahwa muzehe wacu Paul Kagame. Noneho hagati ya Kisegedi na muzehe harimo distance ndende, ariko bari muri stade imwe. Nabonaga ku ruhande rwacu hari hari delegation nyine y'abayobozi bose bagaragiye bahari. Nagiye kubona mbona na leta ya Kongo nyine nawe afite abandi bamugaragiye bari bahari b'abayobozi, ariko cyane cyane nabonaga higanjemo abanyamahanga. Impamvu rero ndavuga mbaza Imana ibi bishaje kusobanura iki? Nagiye kubona mbona muri icyo gice cyacu cyo mu Rwanda, nagiye kubona mbona turi abahanuzi bangahe? Batatu. Muri abahanuzi batatu harimo abagabo 2 nanjye wa gatatu. Ubwo nagiye kubona mbona muri babagabo mbona umugabo umwe agurutse nk'inuma, aragiye gufata perezida wa Kongo, aramubwira ngo ushobora kurambika intwaro hasi. Kisegedi mbona asa n'umuntu uhonzemo, mbona asa n'uhonzemo nyine, asa n'ucitse intege. Wa mugabo akimara kuvuga aragaruka, mbona hahise hajya uwundi muhanuzi wa kabiri, aragenda aramubwira ngo Uwiteka avuganye nanjye ngo nkubwire ngo arambike intwaro hasi.
Imana iramubwira ngo amubwire ngo ntabwo yamenye igihe yagenderewemo. Yarasuwe n'abanyamahanga baraza nijoro barabibura ukungu, bamaze kubibura ukungu barigendera. Bituma hazamuka umuzi usharira, haba ibintu bitagomba kuba, kuko abanyamahanga Imana yamubwiraga ko baje kumushakaho indonke ndetse n'indamu, we ntiyabimenya. Imana iramubwira, ibwira Kisekedi itumye uwo mugabo, iramubwira ngo ntabwo yamenye igihe yagenderewemo. Ariko mbona aritse cyane, mbona aritse asa n'unganye n'umwana mutoya cyane, kuko nabonaga abaye mugufi cyane. Uko Imana yamubwiraga niko yagendaga yika kugeza ku rwego yageze hasi. Mbona aho bari kumwe bose barakonje. Imvugo y'Imana iteye ubwoba. Haleluya. Ku nshuro ya gatatu ninjye wagiye, nagiye kubona mbona Kisekedi afite inkweto. Izo nkweto nabonaga ari inkweto z'ingozi nziza cyane, simbiza abantu bazi inkweto z'abagabo z'umweru dede, ariko mbona iya taro nyine ari umukara, inkweto ikomeye. Nagiye kubona mbona iyo nkweto Kisekedi ahise azamura ukuboko yake, ahita azamura ukuboko kwe kw'iburyo agera gutya. Ijwi ry'Imana riramubwira ngo genda uzane ziriya nkweto. Ndabaza ntese n'izandi, Imana irambwira ngo genda uzimwake. Ndagenda mpugezeho ahita azimpereza. Haleluya. Ijwi ry'Imana rihorera rimbwira nka nyiramuwandi. Imana irambwira ngo rangurura umubwire ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Imana irambwira ngo umbwirire Perezida wa Repubulika ngo umubwire ngo Imana yo mu ijuru imushubije agaciro yambuwe. Icya kabiri irambwira ngo Imana irambwira ngo wongere umubwire ngo nongeye kumusubiza kuyobora East Africa. Hayara wirebo kiresti yamambo. Imana yongera kumbwira, irambwira ngo umubwire ngo nongeye kugarura iminyago ye yanyazwe. Ikindi Imana irambwira ngo umubwire ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose, murwaniriye urugamba n'intambara ze zose. Ndavuga ntese izi nkweto zishatse gusobanura iki? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo izi nkweto yajyaga zigendana. Urumva hari ibihugu twari dufitanye umubano. Imana yanyeretse ibihugu bigeze muri 4 dusa n'abacanye umubano, kandi mu by'ukuri ibyo bihugu nta kintu twapfaga, byari ibihugu tugenderanira nta kibazo gihari, ndetse bamwe bari bafite n'imishinga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo izo nkweto zisobanura, bivuze ngo nyine bamwambuye agaciro, bagenda bamuharabika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bituma izina ry'iki gihugu cyacu rita agaciro mu banyamahanga batageze gute, batashunguye ngo babanze barebe nyirizina, kuko umwanzi we yabibye urukungu rukwira ahantu hose. Imana irambwira rero ngo ifunguye ingendo z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi ifunguye ingendo z'iki gihugu cy'u Rwanda. Ijuru rirongera risumiramo, rirambwira ngo ngera mubwire ngo yongeye kumuha kuyobora East Africa. Imana irambwira ngo imugaruriye ibye byanyazwe. Imana imaze kumbwira ayo magambo rero, Uwiteka ahita ambwira ngo iri jambo riri muri Yesaya, mu Bami ba 2, Imana irambwira ngo umubwire ngo ubwo umwami Hezekiya yaterwaga n'umwami wa Shuri, ntago byari byoroshye. Yamwoherereje abagaragu be bakuza kumutuka no kumuharabika. Imana irambwira ngo niko umwami wa Shuri yaje guharabika igihugu cyacu cy'u Rwanda, ngo akigira gute, aracyangisha abantu, akivuga uko kiri nuko kitari, mbese baragitobye icyo bita gutoba. Ariko Uwiteka arambwira ngo mubwire ngo, Imana irambwira ngo Yesaya aramubwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu umwami wa Shuri bantutse. Haleluya. Rewirebo kiresti yamando jezira bekire sire. Imana yacu nidutabarane. Imana yambwiye ngo amagambo baharabitse iki gihugu, ibyo bagiye bavuga uko babyumva, ibyo bandika ku mbuga nkoranyambaga ziye zitandukanye, Imana yambwiye ngo ayo magambo nayo umwami wa Shuri yagiye yandika. Imana irambwiye ngo babwire ngo ntayatinye. Haleluya. Imana y'ubwayo niyo ije kugira gute, niyo yihagurukiye ngo ntatinye aya magambo, ntutinye ayo magambo yumvise abagaragu umwami ba Shuri bantutse, ngo nzamushyiramo undi mutima ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Amagambo akomeye cyane. 32 kuri 20 umurongo waho kuri 19:32 avuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Shuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa, kandi ntazaharasa n'umwambi we. Abanyarwanda subundi twazamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Ni ukuri iri ni isezerano Imana yongeye gusezeranya iki abanyarwanda, igihe cyari gishize ari kirekire.
Haleluya. Igihe cyari gisere kirekire abantu bikomeye ibibazo ari ibibazo, intambara ari intambara, ibihuha ari ibihuha, ariko umva uko Uwiteka yirahiriye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu Imana ivugiye kuri aka kanya kuri iyi tariki ni ukuri ko Imana izabisohoza nk'uko ibigize gute, nk'uko yabisezeranye. Imana yacu ishimwe. Imana irirahira, yirahiriye mu gitondo cy'umusasi irambwira ngo ubwire ubu bwoko, ubwire nyakubahwa perezida wa repubulika ngo haleluya. Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Shuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa kandi ntazaharasa n'umwambi we, haba no kuhiyerekanira. Urumva ari nduri ku mutaka? Ni Imana Data wa twese uri mu gihugu cyera cyo mu ijuru. Haleluya. Ibi bintu aya makimbirane ijuru niryo ryimanukiye kugira ngo riragire gute, riyasoze. Imana ishimwe. Imbaraga z'Imana zifite ubutware n'ubushobozi bwose byo gufata ikintu cyose cyangwa se umuntu wese gize gute wikize hejuru. Haleluya. Nta umwana w'umuntu, nta biganiro na bikeya, nta kintu na kimwe cyarisha ibi bintu, ariko Uwiteka Imana ishobora byose, Imana irihagurukiye yemwe. Haleluya. Imana irirahiriye iravuze ngo nukuri iki gihugu cy'u Rwanda nta mwambo uzigera uharasira, emwe nta n'izigera hiyerekanira, kuko Uwiteka Imana ishobora byose igize gute agihagazeho. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabizi neza ko Uwiteka Imana yacu iri mu ruhande rwacu. Aya niyo magambo Imana ivuze ngo n'ingabo ye kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi, Imana yacu nidutabare. Haleluya. Imana yongeye kugirana isezerano rikomeye n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange, ndetse n'ukuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ukuri pe mpamya nashidikanya ko Imana ituremeye ishimwe, kandi Imana yongeye kugirana isezerano rishya n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mu gihe cyari gishize hari gutambuka ibintu bidasanzwe ku mashusho media, hatambuka ibihuha, amagambo Imana yavuze nabonye bimeze gutya. Aya niyo magambo Uwiteka avuganye n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ni ukuri ndasaba kugira ngo umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi wese aho araherereye, ndetse ndabizi neza ko iyi mikoro itagarukira hafi aha ngaha, ku ahantu hose aho umuntu wese aherereye, haba ari mu nzego zose z'ubuyobozi, mushimire Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko Imana igize gute ikijije amakimbirane yarari hagati yacu n'abanyekongo, ndetse n'ibindi bihugu by'ibituranyi ntarinze kuvuga nabyo birahari, ariko umuzi usharira aho waturutse ni hariya. Imana yambwiye ngo nukuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari isezerano rikomeye yagisezeranije ritabasha gukurwaho. Haleluya. Ijambo Imana yavuganye n'abanyarwanda yuko nta mwambi uzongera kugira gute kurasirwa muri iki gihugu. Bivuze ngo rero Imana yakomeje kuri isezerano ryayo, niyo mpamvu Imana yirahiriye mu ijambo ryayo iravuga ngo nukuri uyu mwami wa Shuri, Imana yo mu ijuru igize gute iramucyashye, kandi Imana yo mu ijuru imugezeho. Iravuze ngo inzira yamuzanye niyo igiye kumusubizayo, ntabwo azongera kurira, ntabwo azongera inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu murwa ni uwa Yesu, uyu murwa ni Uwiteka, uyuyoboye ni Dawidi. Imana ishimwe. Imana irirahiye ivuganye nawe ngo nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Turashimira Imana ko Imana itanze uburinzi kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Turashimira Imana ko Imana itanze uburinzi ku banyarwanda n'abanyarwandakazi aho muherereye hose. Nababwiraga ngo nukuri muryame musinzire, icyo musabwa gusa ni ugukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Mugakora ibyo gukiranuka, umwanzi wawe niba agize gute agukoshereje wimwitura inabi, ahubwo tujye tubasengera bazakizwe. Kandi Imana yo mu ijuru icangura ibintu byicanze muri Kongo. Imana yo mu ijuru hakura abanyamahanga baje kubiba urukungu kugira ngo basupanye. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko uyu muryango mpuzamahanga wa East Africa ari ukunguku bimeze. Imana yabimpaye mu gitondo ndumirwa. Imana irambwira ngo nukuri yongeye kurebeka ireski yamando kugirira umugaragu wayo ikizere, yongeye kumugarurira ibye bari baramunyaze. Imana ishimwe. Bivuze ngo mu isi y'umwuka wari inkweto muzi icyo bisobanuye, Satani yari yarazimunyaze, mbese hari ingendo zimwe na zimwe hari ibihugu bimwe na bimwe tutari tugikandagiramo, ariko turashimira Imana yo mu ijuru kuko z'iby'imbaraga. Haleluya. Imana ire ngo nta n'umwambi uzongera kurasirwa kuri iki gihugu cyacu, ndetse ngo nta n'uzigera kwiyerekanira. Inzira yamuzanye ngo niyo igiye kumusubizayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana ishimwe kwidukijije amaboko y'abanzi bacu. Reka mbabwize ukuri mu izina ry'Imana, mu isi y'umwuka wera ntabwo ibintu byari byoroshye.
inama zari zateranye, misiyo zari zihari zifatika, ariko ijuru ryahagaze nk'Imana. Imana iturinda kubw'izina ryayo. Haleluya. Hari igihe nabonaga nta nzira n'imwe dufite, hari igihe nabonaga nta gihugu na kimwe dufite mu buhungiro, hari igihe Imana mpishuriye mbona nta hantu na hamwe dufite ho gutambuka, mbona bikomeye, ariko turasenga, ndasenga mbwira Imana ntiwiteka byashoboka gute. Imana irambwira ngo mwana wanjye, nta maraso azongera kumeneka muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni kuwiteka avuze. Ntabwo njye mbasha kuza kubivuga ahangaha kuri kamera, ndabisengera cyane bigakurwaho. Ndashimira Imana yo yanyemeje uyu munsi kuhaguruka kugira ngo nze vuga ibi bintu. Imana yacu ni dutabare. Iyerekwa cyangwa se kukuntu Imana yanyeretse ntabwo ari ibintu byoroshye. Imana ni igiye kurangiza iki kibazo cyacu hagati yacu n'abaturanyi. Haleluya. Nta mbaraga z'umwana w'umuntu zizahakora, mushumba nta rusasu ruzavuga ngo ruzarangiza ibibazo, nta nama z'abana b'abantu kuko zarakozwe birananga. Imana yambwiye ngo y'ubwayo niyigize gute, niyo yihagurukiye. Haleluya. Imana y'ubwayo niyo yigize gute, niyo yihagurukiye, kuko umwami wa Shuri ntako atagize. Yatumye abagaragu be kuza gusebya iki gihugu, bavuga uko babyumva ku mbuga nkoranyambaga, barandika, barinigura mu byo bashaka kose kuvuga, ariko Imana yo mu ijuru ivuganye nawo yuko Uwiteka Nyiringa Imana Isiraheli aravuze mu inzira yari yamuzanye niyimusubijeyo, kandi mu by'ukuri Imana izamuha ibendera ry'ubutsinzi kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo ntimwirare, icyo musabwa gusa twumvira Imana. Haleluya. Dukora ibyo gukiranuka, twirinda mu byiri byose. Imana yacu nishimwe. Ntabwo umunsi naje kubwiriza, ariko numva ikiganiro kizakurikiraho nzaza kubwiriza. Haleluya. Nyuma yo gutsindishirizwa hari iki? Yego. Nyuma yo kugirirwa neza n'Imana hari iki? Nyuma y'uko Imana ikwemereye ko amasezerano yawe uzayarya amahoro hari iki? Nyuma yo kumva yuko agaciro twambuwe mu banyamahanga bakadusiga icyasha Imana ikagaruye, urakora iki? Imana yacu ni dutabare. Ndagira ngo mbabwire ngo ahangaha tugiye kwiga uburyo tugomba kugenda, twirinda muri byose kandi dukora ibyo gukiranuka, dushaka ubwami bw'Imana. Nubwo bimeze bityo, ariko Yesu yaje, azaza, kandi naza ntabwo azaceceka. Ndashimira Imana yo mu ijuru rero yuko ariyo igiye kwirangiriza iki kibazo cy'abaturanyi bacu. Ubwo Satani yaje akamenyesha urukungu, mu by'ukuri aho umuntu yarahuraga umuriro, aho umuntu yasabaga amazi, ibintu bikagira gute, bikanga. Abanyamahanga baraje baratwinjirira, ntibabigira gute, ntiyabimenya. Imana yambwiye ngo perezida wa Kongo ntabwo yamenye igihe yagenderewemo, kuko iyo aza kukimenya ntabwo ibi ngibi biba bigeze ahangaha. Ibyatakajwe byinshi hari ibyo azaryozwa n'Imana, ni nabyo azishyurwa. Mu kanya ndabizi hari benshi bari bunera amabuye, ariko ibyo mvuze Yesu Kristo niwe wabintumye. Haleluya. Imana yacu ishimwe rero. Kandi nukuri ntabwo byose mba mbasengera muri rusange, sengera ibihugu byacu, ngasengera isi yose muri rusange kugira ngo igire amahoro, izi ntambara zihagarare, abantu bagira gute, bumvira Imana, ibayorwe n'Umwuka Wera. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka avuganye n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, yongera kugira isezerano natwe rishya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe rero. Ndumva izo message zanjye ari izo ngizo Imana yari impaye. Umunsi nabiyo ntabwo naje kubwiriza, ahubwo narinje kuvuga iki, ubutumwa Imana yampaye kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no kuri perezida wacu Paul Kagame, umubyeyi wacu. Imana yahawe ubwenge. Imana yavuze ngo nukuri ikugaruriye ibyawe umwanzi yanyaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Urakoze cyane nawe, Imana iguhe umugisha ku butumwa utambukije, kandi ubutumwa bw'ihumure, bwongera gusubizamo abantu ibyiringiro, bwongera gusubizamo abantu imbaraga. Bamwe na bamwe bari bihebye, ariko bashimwe Yesu yuko akunda igihugu cyacu nk'u Rwanda. Tumaze iminsi twumva ibihuha byinshi cyane, ariko ugasanga biri guterwa n'abafite inyungu zabo, baharabika u Rwanda biciye kuri Kongo, rimwe na rimwe n'u Burundi. Umunyarwanda wese duteze amatwi yizere yuko ibyo bintu byose Imana bishyizeho iherezo. Ibi bintu byose Imana bishyizeho iherezo, kuko ibi bintu nta hantu na hamwe byari kuzagarukira. Nta mbaraga y'umwana w'umuntu, nta rusasu, nta ntwaro zikomeye, nta za dorona n'ibindi byari kuzahosha ibi bintu, ariko ijuru ryivanze muri byo. Imana nigize gute, niyishyizeho iherezo. Imana ije kubikora. Amen. Hari abahanuzi bagenzi bawe, reka mbyite bagenzi bawe, benshi bagiye baza hano bahanura intambara, batuma abantu benshi cyane biheba, kuko nta ukunda intambara, cyane cyane ko tuzi ibibi byayo benshi tugiye bizwi cyane, ugasanga barihebye. Ese ubwo buhanuzi bwabaga bwabavuye ku Mana, cyangwa Imana nabwo ibitesha agaciro? Okay. Aba bahanuzi kubivuga nepo nicyo natangiriyeho. Hari igihe Imana ikwereka ibintu, noneho wowe Imana ikweretse nk'izo message, urayibaza ese izi message ni izo gutambutsa cyangwa se tubisengere? Bo bahita bahaguruka, ntabwo babanje gusenga. Nepo ngewe nabonye ibirenze ibyo baje kuvugira hano kuri izi kamera. Urugamba rukomeye cyane, rukomeye bito gukomera, ariko
nagiye mbibona mu bihe bigiye bitandukanye umugabo akambwira ati noneho Imana irakwica pe wagura tukajya kuvuga ndavuga ibi ni byo gusenya ntabwo ari byo kuvuga rero navuga ko ari abahanuzi b'abana nepo nibyo pe byari biriho na misiyo zari zapanzwe n'isaha n'itarike ngiye najyaga mbona bari ku mipaka ya za Rubavu mbona barimo babara amasaha ngo bashyireho mbona inuza bapanze neza bari hafi kuturasaho ariko nkasenga Imana ikambwira ngo nukuri nta maraso azongera kumeneka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda barabivuze cyane kandi benshi ubu babivuga bafite confidence oya ntabwo Imana yo mu ijuru yakongera kwemerera ko iki gihugu cyacu kize gute kigibwaho urubanza cyangwa se kigibwaho impaka n'amahanga abahanuzi rero nababwira ngo nukuri Imana nijye bayishurira nk'ibyo ngibyo ahubwo bajye batangaza umunsi wo gusengeraho dusengera ibintu bikurweho impamvu Imana amagurukije gutangaza aya mahoro ibintu byari bigeze ahantu bikomeye kandi mu by'ukuri uriya perezida wacu tumuharira ibintu ni ibyacu nepo ntabwo ari iby'uriya musaza wacu ibintu ni iby'abakozi b'Imana ubundi ibintu by'abakozi b'Imana ntabwo bigomba kujya muze afite ibyo ashinzwe natwe dufite ibyo dushinzwe rero abahanuzi bahanura gutyo barabivuze kenshi cyane ndetse ukabona abantu babaha amashyi komantere zikaza ari hatari ariko najya mabwira ngo nukuri twaguye gusenga intambara nta kiza cy'intambara kereka utaraziciyemo ngo abimenye icyo nakubwiraga nuko ntabwo ko abahanuzi b'abana pe turabatenze turi kuri kamera ngenda batenze kuko ibintu Imana yagiye nyereka ntago iyo mbiza nta kuri kamera nta wari kuryama benshi bari guhita bazingutwaho bakagenda kuko byari misiyo yari yakozwe kandi n'ubu ngubu Satani yaragikora ariko ndashimira Imana ko Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo kandi yagaragaje ukuri kwayo kwigiye gukora iby'imbaraga yego Clarisse katugushimire ku butumwa utambukije navuze yuko ntangire yuko ushobora kuba ufite igisenge kinini cyane reka tube tubahaye tube tugejeje aho ngaho tubararikire kuzongera gukurikira ubutumwa igice cya kabiri kugira ngo nabo babyumve icyo tubwira abantu ni ukugira ngo bumve buno butumwa baburangize kandi ibyo gusengera bisengere aho gushima Imana bashima Imana kuko byose ni Uwiteka ubikoze reka tugane ku musozo Imana ibaha umugisha rero semese natangaga cyangwa se nahaga abantu ntibagahita bakuka umutima rero abanyarwanda kubera ko nyine bahuye n'ihungabana zitandukanye ni ukuri najya mbabwira ngo nimuhumure kandi mukomere ikintu musaba gusa ni ukuri byo gukiranuka rega nta kindi mukiranukira Uwiteka ibindi byose Imana izabyikorera uyu mwami wa Shuri yabwiye Hezekiya amagambo akomeye cyane ndetse amwereka n'ibihugu n'amahanga yagiye atsemba agakuraho kandi natwe ibyo bikanyisho byatugezeho ariko Imana yo mu ijuru hagarara ku ijambo ryayo iratsindishiriza ubwoko bwayo natwe rero Imana ihagaze ku ijambo yavuganye natwe erega abanyarwanda turi isezerano ry'Imana uko byasa kose turi isezerano nabwiraga ngo ahubwo reka dukiranukira Imana tureka kumva impuha amajwi n'ibindi bintu ngo tubigendere cyangwa se tubihagarareho ahubwo twebwe tuvuge ngo ese Imana iradushaka iki dukoresha ubwami bw'Imana dukiranuke kandi tujye dusengera igihugu ndetse n'abaturanyi dusengera isi yose muri rusange kuko ntabwo ari ibi bihugu byacu duturanye byonyine icyo natanga message ahubwo abantu nibagira gute niba Imana itanze ihumure Imana ikongera gutanga isezerano z'ubuzima no kubaho rero mbabwire ngo ahubwo mwebwe mugire gute twumvira Imana dukore ibyo gukiranuka tuvuye mu byangwa n'amaso y'Imana byabindi byose byo gukiranirwa twubaha Imana kandi izatugirira neza Imana ibaha umugisha rero bayimini ahangaha ariko ubutumwa bwo ni bwinshi cyane ariko ndakomeje tubaye dusubishye ahangaha reka mbasengera Imana mbasabira Imana imbaraga kandi muri iryo humure ntugwe ivutu ujye gusayisha aho gushimira Imana yo mu ijuru ngo Mana turagushimira ko turengeye haleluya amen data wa twese mu izina rya Yesu uri Imana yacu bwite uri umukozi w'umuhanga iyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo kera bo bakwiringiraga bahoraga mu mahoro natwe nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi tugufite nta wundi murengezi twakwifuza turashimira Imana yo mu ijuru yari na mu icumu muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikakomeza kuturengera no kutubera amaso ntabwo turi beza cyane rwose Mana nk'uko Uwiteka uvuze ko ubikore kwiyubahisha ukaba ugiriye isezerano dusezeranije nyemera data wa twese rero nyiringabo Imana Isiraheli ugere ku baturanyi bacu bo muri Kongo ugere i Burundi ndetse n'ibindi bihugu byose nyiringabo Imana duhana imbibi uhagere nk'Imana y'Inyabutware Mana ishobora byose ukuremo amakimbirane yose cyangwa se umuzi usharira wazwiye n'umwanzi Satani utanga amahoro ku mpande zose mwami dukomeze Uwiteka nyiringabo Imana ishobora byose dukore ibyo gukiranuka nsengeye abanyarwanda muri rusange kugira ngo mwami Imana uduhe kwezwa no gutunganywa kuko ndabizi neza ko nubwo bimeze bitya isaha n'isaha waza gutwara itorero Rabi Kristo Jesu Rabi Kiresine nyemerera ubwami bwawe buze bukomeze bubane natwe kandi ukomeze utange ihumure ndetse n'ibihugu by'ubuturanyi mwami Yesu Kristo mwana w'Imana isezerano usezeranye n'abanyarwanda ndabizi kugiye kurisohoza nk'uko wabidusezeranije tanga umugisha rero muri byose ukomeze ubane natwe nyiringabo Imana ukomeze uturagize imbaraga zawe ukomeze uturagize imbabazi zawe ubane natwe muri byose ukomeze kuba mu ruhande rwacu turagushimye kubanye natwe muri iki kiganiro
mwami Yesu Kristo mwana w'Imana arangurura urivugira ntacyo ngabanyije na nicyo nongereye ureke iryo jambo ryawe rigere kubo waritumyeho kandi utwambika imbaraga zo kunesha icyaha no kubana nawe muri byose mu izina rya Yesu nahe umugisha ubwoko bwawe umugisha abagaragu bawe bemeye data wa twese Imana ishobora byose nabo kwitanga kubwo kugufasha nyemerera nawe umugisha natwe twese duhana umugisha nabera bose unyemere ukomeze kuba natwe twongera guhazashima izina ryawe ryera turagushimiye ko abanye natwe Kristo rawe irebo watangiranye natwe usozanyije natwe turagushimiye kuko uturengeye kandi ukabukoza imirimo n'ibitangaza mu izina rya data wa twese nsabye ngize urakoze Yesu amen. Imana iguha umugisha kandi mbere ko tugusezera wagushaka kubona kuyihe nimero nimero Imana ishimwe nimero yanjye ni 0780 63 76 37. Imana iduhana umugisha. Shuti muvanye muri duteze amatwi muri kano kanya tuye dusubikiye hano ubutumwa bwari bwinshi yarafite bwinshi ariko reka tubararikiye kuzakurikira ikiganiro cya kabiri no kiza bakirimo ubutumwa kandi ubutumwa bwawe. Reka tuzasubire wakoze cyane Clarisse. Murakoze namwe Imana ibahe umugisha. Namwe mwakoze kudutega amatwi reka tuzahura ubutaha. Amen. Amen.